Mbahaye ikaze kandi ndabashuhuje. Ni kenshi wagiye wumva inkuru ziryoheye amatwi yawe zivuga ku bana bato cyane kuva ku mezi 3 kugeza ku mezi 6 ndetse yewe no kurenga hejuru. Ariko uyu munsi tugarutse tuvuga ku mbaraga z'agatangaza, imbaraga zitabonwa na buri wari we wese. Niba ari ubwa mbere rero ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, banza urebe munsi ya video yawe ufata akanya gato cyane ukanda ijambo subscribe twikomereze. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku buhanga n'ubudahangarwa bw'umwana muto cyane w'uruhinja. Ni kuva ku mezi 3 kugeza ku mezi 2. Uwo mwana yifitemo imbaraga zidasanzwe, ibinyabutabire bitinywa n'inyamaswa nyinshi z'inkazi. Witegereje imbere ku ifoto uri kureba, uraza kubona inyamaswa y'inkazi cyane, inyamaswa ikomeye cyane, inyamaswa iruma benshi, inyamaswa igaragazwa n'ubushakashatsi yuko ari ihitana umubare w'abantu mwinshi ku isi, bagapfa bazize ubumara bwayo. Buryana, bugakarata, bukaba nabi iyo bugeze mu mubiri bukirukanka cyane. Ariko se bigenda bite kugira ngo iyi nyamaswa y'inkazi, inyamaswa y'inyembaraga igere ku mwana bagirana urugwiro, ntimurume, ntimusagarire, ahubwo neza neza mu buhanga budasanzwe ukagira ngo neza neza iyo nyamaswa ivukana n'umwana muto cyane. Reka turebe bimwe mu by'ingenzi bishobora kuba byarakozwe mu bushakashatsi guhera mu mwaka w'1993 bigaragaza neza ubudahangarwa, ibinyabutabire umwana yifitemo. Niba utekereza ko inzoka ishobora kurya umwana muto cyane w'amezi 3, urabitwandikira muri comment. Niba wemeranya n'ubushakashatsi, nabyo urabitwandikira muri comment. Mbibutsa nge ndi TMA, aho wageze ni kuri Nsabira TV2. Muri bimwe bitangaje kandi byihishe ngo umwana utaramera amenyo yifitemo ibinyabutabire bishobora gutuma inyamaswa nyinshi zimutinya. Ntizimutinya kubera imbaraga afite zidasanzwe, ahubwo nyamara iyo zimugeze imbere ngo zibona ari inshuti nziza kandi yo kwizerwa. Ibi bigatuma abona ubushobozi bwo kubana n'inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye. Bigaragazwa neza yuko uwagushyira mu ishyamba iminota 30 ushobora kuba utagihumeka umwuka w'abazima. Ariko uwo mwana ashobora kubamo umunsi ukira, undi ugataha, yewe yaba ari n'ubona ubutabazi akabona ubutabazi hakiri kare. Ikindi kintu cya kabiri, ngo umwana muto cyane agaragara nk'umunyantege nke, ariko nyamara yifitemo imbaraga zidasanzwe. Iyo amaso ye ayahuje n'inyamaswa, atanga ibinyabutabire byinshi bigiye bitandukanye ndetse bijyana n'uruhererekane rwa sinyari nyinshi zigiye zitandukanye, bitanga ubutumwa ndetse na message ku nyamaswa yakabaye imusagarira. Bityo aho kugira imusagarire bagahita bahuza urugwiro. Ibyo ni ibintu bidasanzwe, ubwo bushobozi butaboneka kuri buri wese. Niwigira na jua ukajya muri Nyungwe cyangwa se ahandi hantu hadasanzwe, ntashobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga, bishobora kurangira inzoka ikurumye kandi gukira bishobora kuzakugora. Iyumve rero iyo umwana ari kurira cyangwa se ari gutabaza, ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza isano riri hagati ye n'inyamaswa. Zishobora kumugirira impuhwe, ariko nyamara wowe ku myaka y'ubukure bwawe nta wakugirira impuhwe. Ushobora gusakuza urusaku rurerure, inyamaswa ikagutinya, ariko nyamara ari nako itari umujinya wo kukugirira nabi. Mu gihe iryo jwi wumva umwana ari kurira, inyamaswa imufata nk'umunyantege nke, nk'umuntu udashobora kumugirira nabi. Amatembabuzi ari mu kanwa k'umwana amuhereza uburinzi bukomeye cyane, butuma inyamaswa zose zisa nk'izimutinya, zikamubona nk'umunyantege nke, nk'aho ntacyo ashobora kuzitwara. Ariko nyamara uko agenda yigira hejuru niko agenda arushaho gukurura kamere ya muntu. Uko akurura kamere ya muntu, gutara umujinya, ubugome ndetse n'urundi rwango bigize ikiremwa muntu, niko inyamaswa zigenda zirushaho kumutakariza icyizere. Akaba ari nayo mpamvu intare y'ingome idashobora kukurebera izuba usibye n'inzoka. Iyo yakurya yagucamo ibice, nta mpuhwe yakugirira kuko ibikubona neza neza nk'umuntu mubi, umuhigi kabuhariwe, inyamaswa iruta izindi zose zo mu ishyamba. Wumvisha impamvu inyamaswa z'inkazi zishobora gutinya umuntu mukuru. Ariko uyu munsi mu bushakashatsi bwagaragaje neza yuko nta nzoka ishobora kuruma umwana muto cyane w'uruhinja. Niba rero ukunda ibyo dukora, ndakwibutsa kureba munsi ya video yawe ugakanda ijambo subscribe
ukiyunga ku muryango mugari wa Nsabira TV. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.